Nshuti bakunzi ba Moreya TV Rwanda, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi nagiriwe amahirwe yo gusura abaririmbyi bakomeye, navuga ko bakomeye cyane, abapioneer bamaze igihe muri iyi ministry. Ni Chorale Patmos niyo nagiye gusura uyu munsi, nejejwe no kubana nawe. Ikinejeje cyane kurutaho nuko mpuye n'umuntu umwe muri iyo korali nifuza ko n'undi twahura, nkunda cyane, ari nawe tugiye kuganira uyu munsi. Je nsanzwe mubona, ariko aho nsanzwe mubona bizagorana ko mubona ari ku murongo ahagaze nk'abandi abari kwinjoyinga icyuma turi buzana cyo kuganiraho. Mbahaye rero ikaze iyi ni Moreya TV Rwanda, nge nitwa Gilbert. Reka rero mumfashe twakire umupapa mukuru tugiye kuganira muri iki kiganiro. Reka mwakire. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Nanze kukuvuga izina. Nitwa Niyonzima Aimable. Urantsinze. Ndagutsinze. Nitwa Niyonzima Aimable. Yego. Aimable, nishimiye kukwakira. Nanjye nishimiye ko unyakiriye kandi nishimiye kubana namwe. Yego. Navuga ko mu by'ukuri umuntu uzi Patmos n'uwaba atazi izina, ariko isura yawe arayizi. Ku buryo hari ukuntu umuntu aba azi korali ukabona nta n'umuzima, ukavuga uti nzimo kanaka, ku buryo abuzemo uvuga uti kanaka yagiye kariwe tuzi. Aimable, ndagushimiye umwanya umpaye nubwo muri mu myiteguro itaboroheye. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Reka mbite njya straight ku gitaramo muri gutegura. Mugiye kwizihiza imyaka 30. Igihe korali yatangiriye kirumvikana. 2026 imyaka 30, ubwo ni 1996. Yego. Urebye ibitaramo byinshi mwakoze n'ibihe mwaciyemo, uyu munsi ku mwaka wa 30, iki gitumye muvuga ngo turifuza gukora igitaramo cy'imyaka 30? Imyaka 30 rero ni ibinyacumi bitatu. Yego. Ikinyacumi kiratambuka, ukinjira mu cya kabiri. Yego. Hakanyuramo ibintu byinshi. Ariko iyo hageze mu cya gatatu, buriya n'umwana wavutse icyo gihe muri 1996 afite abana. Yego. Harabashyingiwe cyane. Ndetse hari n'igihe ureba ugasanga nanjye ngo bafite abuzukuru, ariko ni imyaka ishyitse ku muntu. Yego. Umuntu ufite imyaka 30 aba yararangije amashuri. Ufite imyaka 30 aba afite urugo rushyitse, afite abana bakuru, iyo myaka yikoresheje neza. Iyo myaka 30 ni imyaka isaba ko n'umuntu uzi gushima ayitekerezaho. Niyo mpamvu rero twayitekerejeho cyane cyane ko noneho uriya muri 1996 1995 twari tuvuye mu bibazo by'amage byaguriye u Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Iyo myaka rero ibiri nyuma ya 1994 ibintu ntabwo byaremeze neza. Yego. Ariko noneho gufungura ikintu muri iyo myaka ibiri ibanzi itangira kuri 1994 ukabona ugeze mu yindi myaka 30, ni ishimwe rihambaye. Ariko reka ngusubize inyuma muri iyo myaka y'96. Ninde muntu wazanye igitekerezo cyo gushinga Chorale Patmos? Byagenze biti, niki cyabateye? Mushobora kwenda mwarabivuze, ariko maybe mu minota mike, ninde wazanye igitekerezo cyo gushinga Patmos? Uyu munsi aracyari muri korali uwo muntu? Urumva hari nicyo navugaga muri 1994 mu kwa karindwi. Uzi ko ariho jenoside yahagaritswe. Yego. Kuva icyo gihe rero abantu batangira kujya mu rusengero
muri 1994 hari amakorali yarazwi, abagenzi, abasaruzi, Bonne Esperance, abatwaramucyo, urwibutso rw'Ibetaniya Nyamirambo, za Maranatha, abakorali nk'ayo ngayo. Noneho ubwo urugero nguha ni nk'urwanjye. Icyo gihe nabaga muri korali y'abanyeshuri ya Pasi ariyo Maranatha. Tukayiririmbamo kubera yuko twongeye kubona izuba rikingurutse. Yego. Nyuma kubera ko ari korali y'abanyeshuri, abanyeshuri burya bava ku ishuri bakajya mu bindi. Tuva muri iyo korali ariko tuyijyamo rimwe na rimwe. So kuzaho nakwita mu gisagara, aho uza gusanga abasaruza, aho uza gusanga abo bagenzi, tubona koko ni ibintu byongeye kubyuka. Yego. Usanga hari na bamwe bakiriho. Yego. Ndetse no kwisaba tukagira amatsiko yo kumva ngo ese baraza hari korali za kuririmba. Nge rero kugira ngo wenda nihute mu gitekerezo, nageze no mu basaruzi. Menye narimbyemo nk'ibyumweru nka 3. Bakoreraga repetition haruguru ya tapi rouge, haruguru ya stade. Ubwo rero hari abantu wenda bameze nkanyi twari tukishakisha ahantu tuzajya kuririmba hafatika. Yego. Ndetse nyuma yaho haza kuza kandi gakorali kaba jeune nako karirimbaga rimwe na rimwe mu rusengero. Yego. Nyuma yaho nza kuririmba muri korali yitwa Umucyo w'izuba y'Inyamirambo. Umucyo w'izuba ndayizi. Kuko na mbere yaho nkiri umunyeshuri nayiririmbyemo. Ariko mbona irongeye iraje. Nari mfite rero inshuti twabanye muri Kongo, muri Zaire ya kera. Harimo na anti wanjye. Akaba yari afite inshuti ye cyane yitwa Jeannette. Jeannette akunda kuririmba cyane. Akaba yaririmbanye n'umutante wanjye muri Kongo. N'abandi banyeshuri Rukanga, nyuma baza kuva Rukanga baragenda bajya i Kinshasa, bakajya baririmba. Yego. Bagarutse rero hano mu Rwanda, Jeannette aza kugira igitekerezo. Ariko ko twaririmbanaga ntabwo ku isabato twaririmba, twajya turirimba. Ubwo ni mukorera Umucyo w'izuba. Oya. Ubwo nahise njya noneho kuri Jeannette, ubwo ntangiye Jeannette. Kuko ubwo nari mu Mucyo w'izuba. Noneho Jeannette aza gusaba tante ko hari abaririmbyi bakeya azi bashobora kuririmba kandi bakaririmbira umwe mu nshuti zacu wari wagize ubukwe. Tujya kurepeta ariko wa nyuma twumva ni byiza. Indirimbo turayiririmba. Sur ses épaules Seigneur, uranayibo niyo twaririmbye. Ariko nka kwa kundi muri Bibiliya bavuga ngo Imana ibonye ko umunsi wa mbere uremye ari mwiza, irategeka ijya kuwa kabiri. Natwe twumvise ko indirimbo turi kuririmba ziryoshye kandi abantu bahari, tutangira gukora agatsinda gatoya, tutangira kwaguka. Igitekerezo kiva kuri uwo witwa Jeannette, tuzamo abandi baririmbanye nabo bumva yuko hari korali. Buri nyuma ya saa sita ku isabato twava kuri Francophone Nyamirambo tukajya kureba ahantu tukicara tukaririmba ziriya ndirimbo zo muri Hymne Louange. Abandi bakazana indirimbo bari bazi, dutangira kwiga dutyo. Noneho twumva bibaye byiza, biraryoshye, dukora itsinda. Nihuse rero tuza kugeraho tubaye nka 30. Umwe abwira mugenzi we ati hari korali. Yego. Hari abantu baririmba. Turema umunsi umwe tuti uyu munsi ntabwo dutaha tudafite izina.
umwe muri twe witwaga Yavani aravuga ati mfite izina mu mazina yose mwatanze, mfite izina kandi ngiye kuritanga rifite icyerekezo cy'ibyo turimo. Ubutumwa buheruka. Yego. Uriya mugabo witwa Rusagara, Yego, nawe yaririmbagamo. Amutunga agatoki, uyu nguyu afite icapiro yise Patmos, agiye kuyishinga yitwe Patmos icapiro, Patmos Imprimerie. None aramutse yigomwe iryo zina akariha iyi korali, byaba ari amahire. Twumva ko ni izina ryiza, izina rigendanye n'igihe turimo, kuvuga ubutumwa bwiza buheruka, tubihuza n'ubutumwa bwavugiwe i Patimo nk'uko Yohana yagiye handikirwa ibyahishuwe. Turavuga ati natwe ni igihe cyiza cy'uko twitwa Patmos. Patmos yitwa izina gutyo. Ese that's a good story to hear. So muri iki gitaramo mugiye kwizihiza, mugiye guserebura imyaka 30, ni nk'ibihe bintu bitatu uhereye icyo gihe 96, 97, ni ibihe bintu uvuga uti izi bibuka ari bitatu ntabwo mu mateka ya Patmos dushobora kubyibagirwa? Be it good, hari ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uko Patmos kuba igihagaze ikaba igeze ku ntambwe igezeho, ni ubuntu bw'Imana cyane. Kuko dutangira turi nko kuri volume yacu ya 2, uwari perezida wacu wa mbere yarasinziriye. Icyo ni ikintu rero kitatuva mu mitwe, kuko ni intambara twarwanye mu bitekerezo no mu ngiro, birumvikana. ariko Imana ikomeza kugenda idufasha ku buryo twakomeje kugenda dukora imizingo, dukomeza kugenda dusohoka hanze, haba mu Rwanda cyangwa hanze yo mu Rwanda. Tukomeza kugenda twumva feedback y'abantu bakunda indirimbo nyinshi za kera twahereyeho. Icyo ni ikintu kizaza n'ubundi tuzakora muri iki gitaramo cyacu, ukuvuga ko amateka ya mbere yarashaririye gutangira mufite umuntu ubigisha kuri volume ya 2, turi muri studio turi gufata, asa naho yararwaye ariko bidakabije, ajya kwa muganga. Byageze aho tutanarangije volume avuye mu mubiri. So icyo kintu rero kuba Imana yaratubaye hafi ikadukomeza ikadufasha ikatwereka ko umurimo atari uwacu, icyo ntabwo twakibagirwa. Iryo ni ishimwe rituma duhaguruka. Icya kabiri nakubwiye nuko abantu bakunze ibyo twagiye turirimba, abenshi barafashijwe. Ubwo rero icya gatatu nuko muri iki gitaramo twumva ko indirimbo z'amashimwe zigeze kuri 30 arizo tuzaririmba. Izo ndirimbo zihwanye n'imyaka 30, kandi mu baririmbyi bari gutegura iki gitaramo ni 30. Oh wow. Abazaririmba ni 30. Nuko ari umubare mufite cyangwa nuko? Ntabwo ari umubare dufite, ariko ni ikintu twashatse gukora dutyo. Hari abaririmbyi tukunda gukorana ibitaramo byose twagiye dukorana bitwa Elevate, basengera kuri Kigali English Church. Badusanga umubare wari utaruzura, ariko hari abadusanze nyuma yaho baza kuzuza umubare 30. Rero umubare 30 turawishimiye cyane. Imyaka 30, indirimbo 30, abaririmbyi 30. Wow, amazing. Ni wenda reka tugaruke n'umundi ku ishusho y'igitaramo, kuko niyo mpamvu nyamukuru mu by'ukuri yatumye tuganira. Ni iki mwifuza muvuga muti we pray kugira ngo umuntu nasohoka muri iyi sare asohokana iki kintu? Donc ni iki kintu mwifuza ko umuntu uzitabira igitaramo cyanyu azasohokana?
ntekereza ko umuntu azasohokana icyo turi kwiga, icyo dushaka gutanga. Tuzi neza tudashidikanya ko uwo dushaka guhimbaza ari Rurema. Kandi buriya Rurema umuza imbere uje kumushimira, ntabwo ntekereza ko ushobora kuza imbere y'umubyeyi wawe ngo ubyine cyane unamukore mu jisho. Nka ya migani twagiye twumva, umwami yahaye umuntu urubuga arabyina rwose, arangije abona ni byiza maze acinya umugara, aribeshya amukora mu jisho. Twebwe rero Imana irimo iraduha umutima wo kwemera no kwakira inspiration zicishije bugufi cyane, zituje, zizi ko zije gushimira Imana, yaba twe tuzaba turi kuririmba, yaba n'abazaba bari kudukurikira, cyane cyane ko indirimbo nyinshi bazizi tuzajya tujyana. Ariko umuntu wese uzaza mu gitaramo azishimira kumva indirimbo zirimbitse neza kandi zaririmbwe n'abantu bazi uwo bari kuririmba. Ugikomeje nari ngiye kukikubaza, nari kukikubaza nyuma. Mu by'ukuri jewe ntabwo ndi umuhanga mu byo kuririmba, ariko nkurikira muzika, yaba indirimbo nshyashya yaba n'indirimbo za kera. Nka Korali Patmos numvise indirimbo za kera, cyane cyane iziri kuri YouTube, ugahera kuri izo ndirimbo za kera ukageza ku Ijuru Rito uyu munsi iri kuri YouTube. Yego, ni indirimbo musa nkaho mwamaintaininze iyo ritme. Donc yanjyana twite ya Kidventiste, ntabwo ndumva indirimbo zanyu zimwe z'ubu. Ni iki cyabashoboje iyo consistency kugira ngo mugumane iriya njyana? Ese ubundi mutegura kuzashyiramo injyana itari iriya muri tarmeza vubu mukaduhindurira? Hari ikintu ukomojeho cy'injyana y'Abadventiste, umuntu ashobora no kugitekereza ko atari kuriya, kuko Abadventiste bagira injyana yabo. Ntabwo tugira injyana yacu, nuko gusa abantu babifata batyo. Yego, ariko hari n'impamvu. Uvuze ko injyana ari ya Kidventiste, abashaka kuvuga ko ari injyana idasamaye. Yego, icyo ni ikintu kiri positif. Ntabwo nshatse kuvuga ko noneho irenze iyo niveau nayo atari indirimbo y'Imana. Ariko burya buri muntu wese afite uko afata indirimbo mu mutima we, kandi bisaba ko ugera ku rugero runaka kugira ngo umuyoboro ufitanye n'indirimbo zihimbaza cyangwa zisingiza Imana ubyemera utyo, ukumva ko muri guidance zawe indirimbo zifite iyi njyana cyangwa se zitarenze iyi degré arizo zawe, arizo zikubereye. Aho niho ushobora gutandukanira n'undi we wumva ko indirimbo ze zirenze iyi degré, ziri munsi y'iyi degré, aba atari uguhimbaza. Yego. So urumva rero haba hazamo ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo umuntu adetermine indirimbo nyayo n'itariyo. Ariko twebwe amahitamo yacu nayo ngayo, ni indirimbo zituje. Uwazita indive afite uburyo yabidevelopa, ariko ni indirimbo zituje. Kandi noneho kuko wambajije uti kubera iki twagize iyo consistency kugeza ubu ngubu kuva twatangira, nuko hari nabaye umutozo wa Patmos kuva twatangira. Usibye uwo nakubwiye wasinziriye, ariwe perezida wacu witwaga Manzi Willy, yigishije igihe gito, ariko abaye perezida tumaze guhitamo izina, abaye perezida bita nari mwungirije mba umutoza. So kuva muri 1996 kugeza ubu ngubu ndacyari umutoza. Imyaka 30.
urumva rero ko ntafite indimi ebyiri. Absolutely. Nubwo busobanuro birumvikana. Ubwo nari bukomoze wenda kuko uri umutoza nshaka kumenya na contribution yawe mu gukompoza indirimbo. Ibyo ari byo byose nimba uri umutoza kandi consistency ikaba yaragumye kuba yayindi, nta contribution yawe mu kwandika izi ndirimbo ziryoheye amatwi, njyana nziza, wayisobanura ute? Hari indirimbo turirimba zahimbwe n'abandi, kandi buriya ngira ngo nuko twanakuriye mu gicumbi cyazo. Hanjye nagize ababyeyi, navutse ababyeyi banjye biga ari abanyeshuri, ndetse biga igitwe, ko niho navukiye. Yego. Hariya mu Ruhango, mu Gakono. Mu Gakono ka Gitwe. Ndahazi. Ubwo rero kuba narakuze iyo myaka 2-3, uzi ko umwana ufite imyaka 3 ari wa wundi bafata akaboko bakamujyana ku rusengero. Yego. Nanjye nuko nari imeze. Ariko noneho naje guhura n'ikintu cyiza cyane cyuko iyo communauté yo muri college ariho bari bafite amakorali meza cyane cyane nk'amakorali yaborwa n'umugabo witwa Lafban. Ngira ngo umuzungu aramwumvise. Ntamwumvise. Yes. Ni muri icyo gihe rero yaratangiye iyo korali yitwa Inkota y'Ibyiringiro. Ndi umwana imyaka 3-5 kugeza naho bandandataga n'ukuboko nkajya muri repetition zabo muri salle. Iyo myaka 5-6. Yego. Izo ndirimbo numvaga icyo gihe harimo nyinshi zaririmbwe n'abazungu, ari nacyo gihe buriya heritage singers yari ivutse, ko yavutse muri za 70 kuzamuka 71 na 73. Umuzungu rero aza mu Rwanda nawe yazanye iyo package, bazihindurira mu Kinyarwanda igitwe. Yego. Nje rero hazumva nyo zanzi Yesu kukinkwiriye kurira. So icyo ngiye kwita amata nonse icyo gihe ndi umwana kinkuriramo. Yego. Kugeza aho nakuze ndetse mvayo njya mu bundi buzima busanzwe, njya mu mashuri. Rero kuba naragarutse muri korali nk'ingi muri 1996, ngashiduka ari zindi mu mutwe, ngashiduka none gushobora kuzumva, ngashiduka hari n'imizingo yazo ndi kubona, nkaziririmba noneho nabaye mukuru. Nzi n'icyo ndirimba. Yego. Naho bihera. Naho bihera. Icya kabiri nuko noneho kuba narityaje gutyo, Imana ikangirira ubuntu, hari inspiration yagiye impa nkandika indirimbo. Izirimo umubare mwinshi. Twasanze isi iriho bucya bukagoro, ibyo byategetswe nande n'Imana. Ni indirimbo nakubwira ama circonstance nagiye nzandikamo zirahari. Ariko tukaba twaragize n'abandi baririmbyi twaririmbanye nabo bari bafite impano, abitwa Bantwari Didier, bari muri Amerika. Nawe hari indirimbo yagiye azana. Hari abandi twaririmbanye nabo bari bazi kuririmba, abitwa ba Mico, abitwa ba Ruti. So ba Emile Ntawiniga. Hari igihe rwose twagezaho twari dufite package yose, navuga yo muri Kigali, y'abana bazi kuririmba, bazi guhimba, bumva indirimbo, tugahurira hamwe maze twakora indirimbo, bikaba ari agahozo. Ubwo rero urwo rugendo rwose kuza ukagera kuri iyo ngiyo wavuze y'Ijuru Rito, ni naho bihera. Ijuru Rito yo ni indirimbo numvise yaririmbwe n'abantu 4 b'Abanyamerika, ariko uburyo tutwayiririmbye
turirimba turi benshi, Yego. itari y'abantu bane, ahubwo turirimba mu bundi buryo ari y'abantu benshi. Ndetse rwose yaranakunzwe cyane pe. unayumvise aho abo bayiririmba ntabwo wagira ngo ntabwo ari yo. Ndashimira Imana ko ibyari amata byahindutse amavuta. Ni indirimbo nziza. So reka mu by'ukuri ikiganiro dukomeje kugirana n'umuyobozi Aimable, tukiri aha ngaha reka tubwire abantu, jewe namaze kubona tike yanjye, ndifuza ko muzaboneka mu gitaramo, ariko wenda ibyo Aimable araza kubitubwira. Ndifuza ko muzaboneka mu gitaramo cya Patmos, dufatanye nabo kwizihiza iyi myaka 30, urugendo rurerure. Ni urugendo mu by'ukuri rutari rutoya, abenshi muri twebwe 30 tuyirengejeho utwaka dukeya. Byumvikane ko watangiye umurimo tutazi iyo biva niyo bijya, ariko uyu munsi twaravutse turakura, turabasanga, turababona. Reka mbaze umuyobozi Aimable, ni musanzwe mutegura ibitaramo n'ubundi muri convention center. Ibyinshi rwose ntabwo nabizagamo kuko ntabwo nari nzi biva niyo bijya, ariko iki cyo naravuze ni by this time I should be there. Ni irihe shusho itandukanye na bya bindi in term, reka mvuge ngo n'ubundi mwajyaga imbere mukaririmbira abantu za ndirimbo bakazinjoyinga, tukabona udu highlight tugenda ducaracara, ubona ko ahantu ibintu byari biryoshye. Ni iki kuri iyi shusho gitandukanye? Ibitaramo bibiri cyangwa bitatu bibanziriza iki ngiki n'ubundi twabikoreye kuri convention center. Mbere y'ibyo ngibyo bibiri nkubwiye, bibiri cyangwa bitatu nabyo twabikoreye muri Hotel de Mille Collines. Ibindi bibiri bibanziriza ibyo nkubwiye bya Mille Collines twabikoreye muri centre culturel. Yari hara kuri rond point. Hara kuri rond point mu mujyi, ahantu hari centre culturel y'Abafaransa. Aho twakoreye ibitaramo nka bitatu. Nyuma ya Mille Collines, nyuma ya convention. Na mbere yaho twakoreye igitaramo cya mbere muri 97 muri Saint André. Icyo gihe ntabwo nari nzi iyo bijya. Niko gasale wabonaga gafatika. Yego. Niho twahereye concert ya mbere. Ubwo rero kugaruka hano muri convention center kuri iyi myaka 30, nuko twasanze ari ahantu dutegurira igitaramo, abantu twatumiye bakaza bakumva baguwe neza, kandi tukaba dufitanye n'uwo mubano mwiza wa Radisson, ko iyo dukomanze baratwikiriza, amatariki dushaka bakayaduha. Nicyo cyatumye rwose dushaka gukorera icyo gitaramo hariya. Ni heza, ni hagari, umuntu ushaka icyo kunywa bari aho hafi, biba biri aho hafi, yewe no gusohokera muri ruriya rugo bitanga umunezero. Bitanga umunezero. So nanjye kubaza n'undi kuri ya tariki 15 z'ukwa 8, nashaka kubaza niba hari ikintu kiri specific iriya tariki isobanuye kuri Patmos, kuko ariyo date mwahisemo, hari ikintu kiri special isobanuye kuri mwebwe, cyangwa nuko ariho sare yabonekaga? twifuje ko n'abanyeshuri bazaba bari muri vacances. Dushyira hagati y'igihe abanyeshuri baviriye ku ishuri, duha umwitangirizwa n'ababyeyi kugira ngo bisuganye, niba hari abazazana n'abana babe babonye amafaranga yo kwishyura, kandi none n'umwitangirizwa wo kozongera gusubira mu mashuri. So ni hagati. Nicyo twatekereje. Okay. Iyo usubije amaso inyuma, Patmos y'96, 97, ukareba uyu munsi uko Patmos imeze, niko mwayibonaga icyo gihe, niko mwayitekerezaga mu bitekerezo byanyu? Oya, ntabwo twayitekerezaga dutyo. Gusa twari dufite icyizere ko yatangiye umurimo ari n'izawukomeza. Ntirawusoza,
ariko iracyawukomeje. Yego. Ubwo rero aho itugereje turahishimiye. Amen. Reka ikiwendo kivuge ureba muri kamera straight. Yego. Mbwirira umuntu utaragura tike kandi hasigaye iminsi itageze kuri 17. Umuntu utaragura tike kucya kwiri kugura tike as soon as possible. Rero rwose tubwira abantu bagura amatike umuntu utaramenya uko ibintu byagenze nta nubwo yabimenya. Umuntu yego ndi nyiri ubukwe ariko burya n'ikintu cyiza wakirata cyane. Korali yitwa Kidayo yigeze kuza muri 87 mu Rwanda. Niyo korali yaciye ibintu uzabaza amateka yayo. Nzayabaza. Nari umwana njya muri concert bateguye ya mbere. Ntabwo nshaka kuyibagirwa. Ni ikintu, hari ikintu gitegurwa mu myaka 100 kikaba kitazagaruka. Yego. Iyo concert nibuka kuva icyo gihe n'ubu ndacyayibuka nkaho ari nshya mu mutwe wanjye. Rero ibintu byateguwe n'abana b'Imana, Imana ibirimo, ntabwo wakagombye kubura muri iyo presence y'Imana. Concert iyo navuze ya Kidayo nayinjiyemo 2 kandi mu ijoro rimwe. Basohoka barangije concert nkongera nkagarukamo kandi nashatse amafaranga yaba uncles nabandi ngo banyishyurire ngarukemo. Ariko nkumva nayireba nk'incuro enye. Iyi concert rero Imana yadufashije ngo dutegure tugeze ku bana bayo. Ntabwo ari kenshi ibintu nk'ibi bitegurwa. Nashishikariza umuntu utarabona itike ye ko ayigura akaza akishima akumva urya Imana igira neza. Itike hari amatike y'ibihumbi 15 ku bana, hari itike y'ibihumbi 25 abicaye hose, hari n'itike y'ibihumbi 100. Ariko itike y'ibihumbi 100 nta nubwo ari n'umwanya utinyitse ngo twumve ko ari itike y'ibihumbi 100 nindakorwaho. Oya, ahubwo ni abantu bakunda Patmos bavuze bati mwuka byaramwe ko nimuca 50 dushaka kurenzaho, mwadushakiye umwanya twakwishyurira ibihumbi 100, wenda muzadushyirire ameza twicare turi autour y'ayo meza. So ibihumbi 100 ntabwo ari ikiguzi cy'umwanya, ahubwo ni support. Kuko hari nuza akavuga ati ngewe mbahaye 500 ndashaka kwicarira hagati. So bivuze ko wa mwanya w'ibihumbi 100 koko ni support. Yego, support. Rero mwuka byaramwe niba mvuze ko igitara ari cyo n'abagenzi banjye, ndahamya ntashidikanya ko umuntu uzakizamo azanezerwa cyane. Kubera ko bafite gahunda nyine musanze muri repetition, ngiye kumubaza ibibazo bitatu very quick questions, hanyuma nanjye ngiye enjoying amajwi y'aba bantu. Aimable, Patmos ifite abamama abapapa bakuze bakuru, ni Patmos yahazaza. Mufite junior uyu munsi muri gutegura? Dufite urubyiruko rurimo ndetse no muri concert yacu muzabona abana. Hari abana twaririmbanye hashize iyo myaka 10 bari batoya bafite imyaka nk'itatu 4, ubu bazaririmba ari bakuru. Ariko hari barumuna babo kuva ku myaka 3 kuzamuka izamo ku myaka 9, nabo bazaririmba. So izo generation ni legacy turimo turaha imyitozo kugira ngo
ikimana yatangije izagikomereze mu bana bacu. Mufite akantu nakunze ngo it started as a calling, Yes. and now it became a legacy. Legacy. Yes. Right. Yes. Mu bana bawe personal nka Aimable, hari umwana rero bakavuga uti ndakubonamo Aimable wo mu myaka 5 iri imbere cyangwa arahari umukobwa w'imfura yanjye yitwa Sumucela Munyana Ivana, araririmba nicyo yazaririmba. Wow. Umuhungu ntabwo araba nka mushiki we, ariko nawe arabikunda. Okay. Ariko umukobwa we azi kuririmba rwose. Mu kazi ukora muri kohari k'ubukoci, ni ikihe gihe uvuga uti iki gihe nk'umukoci kingora ku buryo uvuga uti ewan izi niyo tough moment ngira nko coach muri korari? iyo hari ikintu, hari level umuntu yegereza ibintu umutima. Yego. Nshobora nko gutegura gahunda program, wenda ngasanga hari abaririmbyi bamwe batari kuri ya level. Niba numva yuko igitaramo twateguye nk'imasoro mu myaka 8 ishize, abaririmbyi batabonetse kuri repetition 40 batabonetse 35 maximum, ngiye nkaba narabyegereje umutima ko ntagomba gusibamo nimwe. Yego. Sintange akanya ngo numve ko hari uwasiba. Yego. Icyo kiba tafu. Ariko se ubuzima niko bumeze. Ariko iyo nabyegereje umutima, biba bikomeye cyane. Aimable, ikibazo cyanyu nkunze kukubona kuri piano buri gihe. Yewe niyo korari iri kuri stage, nawe uba uri imbere yabo ari kuri piano. Urukundo rwawe na piano rwatangiye rute? Wabyisanze muti ibi bintu? Ni histoire ndende. Kankuvungurireho akantu. Yego. Ndi umwana, ikintu bita harmonica urakizi? N'aka instrument bavuza ku munwa gutya. Ndakazi. Harmonica. Nagahawe n'umuntu wari uvuye kwiga i Buganda. Yego. Atakazi ariko abona fata ibyuma ndabicokoza, Ati umwana ashobora kuba yamenya kuririmba, arakamba. Ntabwo ushobora kwemera ko nakavugije nta kazi. Yego. Ndirimba indirimbo mu gitabo. Oh wow. Nanjye ubwanjye ntabwo nyambyiyumvisha. Ubundi instrument iyo uyifite urayiga. Yego. Do re mi fa sol la si do na technique zayo. Gitari ntabwo wapfa kwifata ngo uyicuranga. Saxophone nuko, piano nuko. Ariko ntabwo nzi impamvu, sinzi uko byagenze, ariko harmonica narayifashe bayimpaye ndayicuranga. Nayishyize ku munwa ihita ifunguka. Yego. muri faculté yo gucuranga mu mutwe. So mbere kuri harmonica rero impano ifungukiraho. Numva ko hariho potential. Ndi kuri apase twari dufite korari yagombaga kuririmbisha ibyuma, gucuranga gitari, piano n'iki. Batwigisha ibyuma muri vacances. Naho nahereye kwiga ama-instrument. Haba kuri piano, haba na gitari. Rero urwo rugendo rwarakomeje till now. Wow. Ndabikunze. So reka inshuti bakunzi bacu, reka nkuko nabibabwiye, hari gahunda ya repetition bafite kuko kwitegura nyine iki gitaramo. Ariko reka ducumbikira kugira ngo ahari Aimable, ndagushimiye cyane Imana umugisha, kandi twizere ko ku munsi w'igitaramo tuzabona ibintu byiza, ibintu biryoshye Patmos yaduteguriye. Rero namwe bakunzi bacu turabashimiye, mwarakoze gukomeza gukanda subscribe, mukomeze mudukurikire, mu sharing iki kiganiro, mubwira abandi ko Patmos ifite igitaramo kandi bakwiriye kuza kugitabira no kubashyigikira. This ministry isaba ibintu byinshi kugira ngo tubone indirimbo tuzinjoyinge ijuru rito, tuzirebe studio, video, super expensive. So tukwiriye rero kuza kubashyigikira kandi tukanishimira urugendo rwabo rw'imyaka 30. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha. Ciao out of camera.